Mana data mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo turagushimiye ubuntu bwawe, tugushimiye n'imbabazi zawe n'ibitangaza uhora udukorera ibihe byose. Mwami w'abami, reka ukomeze kubana natwe no kudufasha, kandi ufashe n'abateze amatwi mwami w'abami iki kiganiro, kugira ngo ubuntu bwawe bukomeze kubafasha, kandi imbaraga zawe zikomeze kutubaho kuko uri Imana, mu izina ry'umucunguzi Yesu Kristo, amen. Murakoze. Nitwa Gatera Alexis, nkabanuye mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Nyagatare n'umurenge wa Nyagatare, nkabanuye mu kagari ka Bushoga, nkaba ndi umugabo wubatse, navutse 1973. Nashimira Imana naje gukizwa, mbona imbaraga z'umwami w'abami zirangiza, nkizwa mu mwaka wa 1991 mu kwezi kwa gatanu ku itariki 15. Imana ingirira neza, nakira Yesu n'umukiza n'umwami w'ubugingo bwanjye. Hanyuma rero uyu munsi naje kubagezaho ubuhamya kuko Imana yagiriye neza. Maze nabayeho mu buzima ndi umukristo, numva yuko nta cyaha ngira, numva yuko ntunganye, ariko ubuhamya ngiye kubagezaho nanjye na Imana yankoreye igitangaza, inkiza sida ku itariki. Nagiye kwipimisha n'umugore twari dufitanye gahunda, fiancé wanjye, ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatanu 2023. Ngiye kubona tugeze kwa muganga bama positifu bama negatifu. Ndaguma ndiyakira muri ubwo buzima, nsenga Imana, ndira mbaza Imana ukuntu byagenze kugira ngo nandure, ariko Imana irampamagara kandi irampumuriza, irambwira ngo nzagukiza mwana wanjye, komeza. Imana irambwira ngo ntago hamenetse amaraso y'intama cyangwa amaraso y'ihene, ahubwo amaraso yamenetse nayo mwana w'intama w'Imana. Nkomeza kwizera no gusenga, Imana kwigezaho irambwira ngo nsubire kwa muganga, narakize. Hanyuma nsubiye kwa muganga, nasubiyeyo kwa muganga 2007 ku itariki 20. Ngeze kwa muganga sanga ndi muzima, nkomeza gushimira Imana, nkomeza gusenga no kwinginga Imana. Uwo munsi nagiye mfite ibyishimo byinshi, kandi namaze kugeraho kubera ko nanirayikiriye muri koperative cyangwa ishyirahamwe ry'ababana n'ubwandu bw'akagoko gatera sida bitaga Positive Living Foundation, ryari mu mujyi wa Nyagatare. Maze kugerayo, bamaze koma negatifu, wari ukuriye ishyirahamwe ry'ababana n'ubwandu aravuga ngo ntago twabyemera, subirayo. Turi kumwe muri laba bama negatifu, ndongera murumuna wanjye araza nawe aravuga ngo nanjye katujyaneyo, nawe bama negatifu turi kumwe. Hari umuganga ari warampimye bitaga Ntwani, yari asigaye akorera Kibagabaga, aravuga ngo nawe ngo nimumuzanire, ngewe naramupimye, nongere mupime ndebe. Tujya Kibagabaga, nabwo bama negatifu. Hanyuma rero nkomeza gushimira Imana, negura n'igiterane cyo gushima Imana, igiterane ndagikora, nshimira Imana ibitangaza yankoreye. Rero niyo mpamvu naje kubagezaho ubwo buhamya by'ibitangaza Imana yankoreye. Twizera Imana ikiza, kandi Imana y'inyembabazi, Imana yacu itaginanirwa, Imana ikiza indwara zose. Umukobwa twari twaravuganye gahunda nawe yarakiraho, ariko noneho yarasigaye atuye Nyamata. Tujya gusukura iby'ubukwe, nawe arambwira ngo nzaze tugende ngo musange Nyamata. Mubwiye ngo tujyaneyo ntiyajyayo. Tuhurira kuri Ataraki Kigali, bama negatifu turi kumwe. Turongera tujya Nyamata aho yakoreraga, bama negatifu turi kumwe. Uyu munsi ndi umugabo, mfite abana 3 n'umugore, kandi ndashima Imana ko yanyijije. Kandi n'uyu munsi uko minsi ishize ndikurikirana ngasanga ni negatifu. Rero ndashimira Imana ko yangiriye neza. Nyimara kumenya ko nanduye, n'abantu benshi baguma bakimbaza, bagahora bakimbaza, ariko ntago ngiye nakubaganye kuko numvaga nitonda. Nagiye kwipimisha nifitiye icyizere 100%, ariko ngiye gutungurwa, nungurwa nuko bamaye positifu. Ariko nyuma yabwo naje kwibuka kuntu najyaga, hari umuntu twajyaga dukunda gucana inzara by'abantu bita guhabura, umuntu agakomeretsa mugenzi we, kandi we yari yanduye, ariko ngiye nanjye ntabizi. Nyuma rero nza kumenya ko yanduye, nawe yari atarabizi, nanjye ntabizi. Nyuma nza kubona yaranduye. Hanyuma rero njyewe ntekereza ko araho ngo nanduriye. Utekereza ko ubwo bwandu wamukuye mu rwembe bakoreshaga na mugenzi wawe? Yego. Birashoboka. Ikibazo cya kabiri, ese wa mukobwa yaje kugutegereza, hanyuma
uragenda mujya muri isuzumisha cyangwa muri pimisha basanga noneho uri muzima ntukirwaye, ese niwe mwakomezanye wa mushinga n'ubundi wo kubaka cyangwa se waba warashatse undi? Ntabwo twakomezanye nashatse undi, ariko twamaze gufata ibisubizo. Twari dufite misiyo yo kujya kubwiriza ubutumwa, turi abamisiyoneri, nsize mubwira ko n'ingaruka tuzavugana, ariko ngiye kugaruka nsanga aratwite, nsanga ahita ashaka undi. Hanze aha ntabwo abantu benshi babwakira uburyo bunyuranye, kuko bamwe iyo mbubabwiye baravuga ngo ntayo wari urwaye, abandi bakabambwira ngo niba waranarirwaye ntabwo wayikize, kuko baba bumva ko sida itagikira, ariko ndi umugabo wo guhamya ko ikira. Kubera yuko mfite ibihamya byinshi, mfite abaganga bagiye bansuzuma bakiriho, mfite abantu babaga muri positive living n'uyu munsi bahari, kandi abashidikanya ngenda babwira ni muzaze, wenda wumva bikeneye yaza tukajya kwa muganga tukipimisha akareba igisubizo bampa. Ababyumva nabo bashima Imana, kuko hari abantu twabanaga ubuzima busanzwe kandi umunsi ku munsi bo barabizi neza. Abo ngabo iyo babyumvishije babyakira nk'ibitangaza bagashima Imana. Abankurikiye ikintu nababwira ni ukwizera ko Imana ishobora byose. Tujya dusoma Bibiliya tukabona abantu Imana yagiye ikorera ibitangaza benshi batandukanye, tukabyemera nk'ukuri kwa Bibiliya, ariko Imana yacu ntago ijya ihinduka, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo uko yari kera n'uyu munsi niko ikiri. Rero Imana yo ikora ibitangaza, nubwo abantu benshi baba batekereza ko idakora ibitangaza ko yabikoraga kera, ariko uyu munsi nabwo Bibiliya irambwira ngo ukuboko kw'Imana ntabwo kwabaye kugufiya, ngo n'amatwi yayo ntabwo yananiwe kumva, ahubwo Imana iracyafite imbaraga zo gukora ibitangaza. Rero nta kindi nababwira cyane, ni ukubabwira gusenga no kwizera, kuko ijambo ry'Imana rirambwira ngo gusenga no kwizera gukiza umurwayi. Mu buzima busanzwe umugore n'abana bamfata nk'umuvugabutumwa kandi nk'umuntu w'Imana. Murakoze. Impanuro naha abantu ni ukwizera no gusenga, kuko nta kindi ngiye nababwira, ni ukwizera no gusenga no kubaha Imana.